rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya guverinoma yo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ahantu henshi hashoboka mu Rwanda, ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu, amazi n'isukura EWASA kimaze kugeza amashanyarazi ku kirwa cya Nkombo. Icyo kirwa cya Nkombo giherereye mu karere ka Rusizi mu ntara y'Uburengerazuba. Gituwe n'imiryango ikabakaba 3,000 igizwe n'abantu basaga 18,000. Hagati yacyo n'umurenge bituranye wa Gihundwe hari amazi y'ikiyaga cya Kivu, bivuga ko ubuhahirane hagati y'impande zombi bukorwa hakoreshejwe amato. Kuba rero Nkombo ari ikirwa kizengurutswe n'amazi y'ikiyaga byatumye hari ibikorwa remezo by'ingenzi bitakigeraho. Ariko muri aya mezi ya mbere y'umwaka wa 2011 muri iki kirwa amateka yarahindutse. Tariki 18 Mata 2011 wabaye umunsi w'ikimenyetso cyo kuvana icyo kirwa mu bwigunge, ubwo ku nshuro ya mbere mu mateka yacyo umushinga wo kukigezaho umuriro w'amashanyarazi watahwaga ku mugaragaro. Ibirori byo gutaha uwo mushinga byitabiriwe n'abayobozi baturutse mu nzego zitandukanye, bayobowe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'ibikorwa remezo ushinzwe ingufu n'amazi, Engineer Koleta Ruhamya. Ku baturage ba Nkombo by'umwihariko no ku ntara y'Uburengerazuba muri rusange wari umunsi w'ibyishimo bikomeye. Ntabwo nzakujya mvuga abashyitsi mu mazina, ariko ndagira ngo bamenyeshe ko turafata uyu munsi nk'umunsi w'amateka, umunsi w'igitangaza. Ni umunsi w'amateka kubera ko imyaka yose yabayeho, abanyarwanda babayeho ntabwo amashanyarazi yigeze yaka hano ku murenge wa Nkombo. Nanone kandi ni umunsi w'igitangaza kuko kuba amashanyarazi yambuka amazi akanyura hejuru y'amazi akagera mu kirwa, ubanza atari henshi byabaye ku isi. Mu Rwanda ho n'ubwa mbere. Iki rero ni igikorwa gishimishije twishimiye twese, haba ku rwego rw'akarere, ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu, kubona ahantu hasaga naho hasigaye inyuma mu mateka. Ibi abaturage ba Nkombo babimberamwe ubuhamya. Hari n'igihe bumvaga atari abanyarwanda kimwe n'abandi, ariko kubera leta y'ubumwe, kubera imishinga ibakorerwa, sinavuga ngo bashubijwe agaciro, n'ubundi baragafite kandi baranakiha, ariko babonye ko leta zitandukanye betewe n'ibibakorera. Ibi rero birashimangira vision 2020 yo gukura abanyarwanda mu bwigunge nk'uko umukuru w'igihugu yabibasezeranyije. Ubwo buhamya ko abaturage b'iki kirwa bajyaga bafatwa nk'abanyamahanga bwemezwa n'abahatuye. Kuri bo nguko ubutegetsi bwagiye busimburana, guverinoma y'ubumwe niyo yabahaye agaciro, ibasubiza ishema ryo kuba bene gihugu nk'abandi. Uyu mugabo wavukiye ku kirwa cya Nkombo avuga ko bakuze nta shuri rirangwa ku kirwa cyabo, bakaba baragombaga kwambuka amazi bajya kwiga no gushaka izindi serivisi babaga bakeneye, nyamara ngo bakirwaga nk'aho atari abanyarwanda nk'abandi. Ndibuka ko kera iyo twanamukaga icyo gihe twambuka tujya hakurya bavuga ko turabaje. No kuvuga ko batadufataga nk'aho turi abanyarwanda 100%. Bo bavuga ati abanyenkombo. Noneho buhoro buhoro uko leta zagiye zisimburana, byabaye agahebuzo kuri leta y'ubumwe, haje ibikorwa by'amajyambere byinshi. Amashuri ya primaire yariyongereye, hakaba hariho ishuri rya secondaire n'irya primaire kuri kino kirwa cya Nkombo. Inaha kuri iki kirwa cya Nkombo hariho na centre de santé ibarwa muri centre de santé nziza ziri mu gihugu. Ejo bundi rero habayeho agahebuzo ko kuzana amashanyarazi inaha kuri iki kirwa. Ndabyita agahebuzo kubera ko ntibisanzwe. Mwabonye mwambuka ukuntu amashanyarazi yambutse Ikivu
akaza hano ku Nkombo. Umuyoboro ugeza amashanyarazi mu murenge w'ikirwa cya Nkombo unyura no mu yindi mirenge ya Gihundwe na Nkanka nayo yo mu karere ka Rusizi. Umushinga wo kubaka watangiye mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2010 ushyirwa mu bikorwa n'isosiyete y'Abashinwa yitwa Zhejiang Holy International. Kugira ngo amashanyarazi agere ku Nkombo anyuze hakuno mu murenge wa Gihundwe, abatekinisiye bambukije insinga z'amashanyarazi igice cy'ikiyaga cya Kivu kiri hagati y'icyo kirwa n'imusozi gifite uburebure bw'ubutambike bwa metero 670. Izo nsinga zifatiye ku mapoto abiri afite uburebure bwa metero 48 z'ubuhagarike, imwe ishinze hakuno indi ishinze hakurya. Ayo mapoto uko ari abiri niyo maremare gusumba yandi yose mu gihugu. Uyu mushinga watwaye akayabo k'amadolari y'abanyamerika miliyoni 3,700 ugizwe n'imiyoboro ibiri. Wa mbere munini wa kilovolt 30 ufite uburebure bwa kilometero 11 n'indi mito ya base tension cyangwa low voltage igeza amashanyarazi mu ngo z'abaturage ifite uburebure bwa kilometero 22. Ku kigo EWASA uyu mushinga n'indi ntambwe mu cyerekezo cyo kubahiriza gahunda ya leta mu birebana n'amashanyarazi. Muri gahunda ya leta harimo kugeza amashanyarazi ku Banyarwanda bose. Ibyo kandi bigakorwa vuba bishoboka. Kugira ngo iyo ntego igerweho hagomba gukoreshwa ingufu nyinshi kandi zitandukanye. Ni muri uru rwego duhereye kuri uyu mushinga urangiye twashoboye kugeza amashanyarazi ku bafatabuguzi hafi 1,100 bo mu mirenge ya Gihundwe, Nkanka na Nkombo mu gihe cy'umwaka. Uyu mushinga ukaba uri mu yindi myinshi yamaze gukorwa n'indi kabikiri gukorwa kugira ngo tuzamure umubare w'abaturarwanda bafite amashanyarazi mu myaka 7 iri imbere nk'uko gahunda ya leta yacu iteye. Muri abo bafatabuguzi basaga 1000 babonye amashanyarazi ku ikubitiro, 400 muri bo nabo ku kirwa cya Nkombo. Usibye amafaranga 15,000 batanze y'ubwishingizi, ibindi byose babikorewe ku buntu. Ibikorwa remezo biri ku Nkombo no mu yindi mirenge igerwamo n'uyu muyoboro birimo amashuri n'ibigo nderabuzima nabyo byagezweho n'amashanyarazi. Guverinoma y'u Rwanda yemera ko abaturage bahawe ibikorwa remezo bya ngombwa nk'amashanyarazi barushaho kugira ubushobozi bwo kwiteza imbere. Iryo rikaba ari naryo shingiro rya gahunda yo gukwirakwiza amashanyarazi ahantu henshi hashoboka. Kera twatwaraga amashanyarazi aho tuvuga ngo hari inganda, hari ibintu nk'ibyo bikomeye, ariko twasanze yuko abaturage bacu hagejeje amashanyarazi n'inganda ziraboneka. Niyo mpamvu tutategereje ngo inganda zijyeho tubone kuzana amashanyarazi kuri Nkombo. Ni muri urwo rwego rero guverinoma yacu y'ubumwe ifite intego yo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu byaro hakoreshejwe ingufu zikomoka ku masoko atandukanye. Ubwo twavuga nk'ingomero za gaz methane, imirasire y'izuba, amashuza, umuyaga, nyiramugengeri n'ibindi. Izo ni ingamba zihari, bimwe byaratangiye ibindi muri mu nzira biraje. Nubwo uyu mushinga w'amashanyarazi ku kirwa cya Nkombo watashywe ku mugaragaro tariki 18 Mata 2011, amashanyarazi yatse bwa mbere muri icyo kirwa tariki ya 15 Werurwe. Muri icyo gihe cy'ukwezi gishize amashanyarazi ageze ku Nkombo hari byinshi bimaze guhinduka. Duhereye mu baturage ubwabo, bamwe batangiye kwihangira imirimo ku buryo buboroheye, irimo amasalo de coiffure, aho berekanira televiziyo n'amafilime, aho bashyira umuriro mu mabuye ya telefone zigendanwa, ibi bita gucaginga n'ibindi. Aba bose babonye imirimo bavuga ko umuriro w'amashanyarazi wazanye akarusho mu mibereho yabo. Natangiye kuri moteri ngajya ngura essence naguraga y'amafaranga 200 buri munsi 4 litre. Ubwo ngayakoresha litiro enye n'amasaha 8.
urumva ko ni igihombo gikomeye, ariko kugeza ubu kuva mu gitondo kugera nka saa 12 cyangwa saa 2 ngoresha ikirowati imwe gusa. Urumva ko ni nk'amafaranga 50 cyangwa 100. Najyaga njya kugura peteroli ndi gucuruza bikantera ikibazo ko ngubu ndacana isaha rero yose kugira ngo mu masaha nyine bategetse nkaza kuzima nta kibazo bintwaye. Twajyaga dufata telefoni utungu tukuvugiraho tukajyana hariya ikamembe. Mfite agatelefoni kanye ntabwo nzongera kujya ikamembe, nzajya gashiraho kigihe singende ngo ntatanye. Ubwo mfite akaradiyo kanje nzajya ncomekeraho rwose. Ubwo ndashaka guteka inkwi zarabuze hano ku Nkombo ndashamba rihaba. Ubwo ndashaka nzajya ntekera huwo muriro. Ibyiza byarutse byo ngibyo byavaye. Geranaje na mbere uko byari bimeze ntarabona amashanyarazi, kugeza uyu munsi naguraga peteroli, ariko aho twatangiye gucanira ubu ngubu turacana nta kibazo. Wajya mu nzu ukamurika, ku bijyanye n'ibikorwa wenda se byo kwiteza imbere nabyo ndabikora nta kibazo. Salon de coiffure ndateganya kuyikora kuko nabonye amashanyarazi, ngakora ibintu bigezweho, nkasokoza n'abagore bagenzi banjye n'indi mishinga myinshi nzarushaho kugera kuko ubushobozi nzaba maze kugira. Hari abantu bagendaga bimuka hano kuri iki kigo cya Nkombo bakajya gutura Kamembe, kandi wareba ugasanga akenshi icyatumaga bimuka nuko bajyaga ahantu hari amashanyarazi, ku buryo ntekereza ko ubu ngubu amashanyarazi ageze naha n'ibyo byo kwimuka wenda bitazaba bikibaye byinshi. Ku buyobozi bw'umurenge ngo amashanyarazi nicyo kintu cyaburaga ku Nkombo, naho ubundi abaturage baho ni abantu bazi gukora. Kuva maze kuhagera ubu ngo bagiye gukora igenamigambi rizatuma amashanyarazi agera kuri benshi ku buryo bushoboka, kandi kuyakoresha ngo ntibizagarukira mu kubonesha mu nzu gusa. Muri make tuzakora imishinga. Abaturage bano tumenyereye gukora imishinga, dutunzwe hanini n'ubucuruzi ndetse n'uburobyi, ducuruza ibibukomokaho. Tumenyereye gukoresha amafaranga y'amabanke, aho turi mu murenge wa VUP, n'umuturage w'umutindi nyakujya ahabwa inguzanyo mu rwego rwo gukora agashinga akiteza imbere. Ubwo rero ndumva icyo dusaba abaturage n'icyo dusabwa muri rusange ni ukubyaza umuriro w'amashanyarazi umusaruro ufatika, ntadupfira ubusa, tukubaka bijyanye n'iterambere. Mwabonye ko hanini umuriro w'amashanyarazi wagiye mu nzu zitameze neza, tukubaka neza ku buryo amashanyarazi nyine azajya yinjira mu nzu zisobanutse. Mu bikorwa remezo by'ingenzi biboneka mu murenge wa Nkombo harimo iki kigo cy'amashuri abanza n'ayisumbuye. Ni ikigo kinini gifite abanyeshuri bakaba 2500 n'inyubako zigezweho. Amashanyarazi ataragera muri iki kirwa, iki kigo cyakoreshaga moteri zitanga amashanyarazi zikoresha mazuti ihenda n'ibyuma bitanga amashanyarazi aturuka ku mirasire y'izuba, nyamara byose ngo byari bifite imbogamizi ku myigire y'abanyeshuri. Mbere yuko tubona amashanyarazi, ikigo cyari kimeze nk'ikiri mu bwigunge. Twakoreshaga imirasire y'izuba ariyo pano solaire, tugakoresha na generator. Byari bigoranye ku myigire y'abanyeshuri. Ati gute? Kuko akenshi wasangaga izuba ritavuye, abanyeshuri baba bakeneye nko gukora mu laboratoire cyangwa baba bakeneye gukora kuri mashini. Abanyeshuri bigira kuri mashini akenshi twabaga twabuze amashanyarazi. Ku mugoroba naho twasaga moteri ariko yadutwaraga amafaranga menshi. Ni ukuvuga yuko amashanyarazi aje gukemura byinshi, ari mu myigire y'abanyeshuri, ari mu myigishirize. Mu myigishirize abarimu bazaba bafite noneho umwanya uhagije wo gutegura amasomo, noneho narya ama experience yakenerwaga muri za laboratoire, kwandika ku imashini n'ibindi. Urumva yuko ni ikibazo gikemutse, tutazashobora kuvuga ngo amashanyarazi yabuze cyangwa izuba ntiryatse. Icyo ni ikibazo kizaba gikemutse.
benshi mu banyeshuri biga ku ishuri ryisumbuye rya Nkombo baturuka hanze y'iki kirwa. Amashanyarazi atarahagera ngo bahajyaga baseta ibirenge nubwo ishuri rifite ibyangombwa byose. Ku bari mu myaka yitegura ibizami bisoza ibyiciro barimo, amashanyarazi ngo yaje nk'igisubizo kuri bo kuko bazabona amasaha atubutse yo gusubira mu masomo bize. Urebye ubona bizadufasha cyane kubera ko igihe gitoya twageraga cyo kwiga ubu ngubu cyarushijeho noneho kwiyongera. Nimba twigaga amasaha 2 karibiri gashira cyangwa moteri gapfa, noneho kubera ko umuriro waje tuziga neza, ndatwigaga 2 bazatwongereraho isaha tubashe gukora etide neza, noneho turusheho no gutsinda. Hari abajyaga batinya kuza bakavuga ati nta muriro hari, nta mazi hari, se n'umuntu n'ahantu haca, ariko ubu ngubu bamaze kubona ko natwe tumaze kubona ko iterambere rigenda ryiyongera riza, aribwo n'uyu muriro wa